Shalom shalom, Yesu abaha umugisha. Twongeye kubaha ikaze mwese mu izina rya Yesu. Turashima Imana kubw'iki gitondo. Imana itugiriye neza. Imana yongeye kuduha uyu mwanya wo kuba no kuri kino gicaniro. Ni umugisha ukomeye cyane kongera guhura namwe. Turashimira Imana kubw'ubuntu bwayo. Imana ikomeje kutugirira neza. Iyo tugihumeka umwuka w'abazima, ni byo gushima Imana cyane. Ni ubuntu budasanzwe Imana iba yatugiriye. Nakiriye bene data turi kumwe kuri Zoom. Yesu abaha umugisha. Nakiriye n'abandi muri kuri YouTube channel yandika Gospel TV. Imana ibaha umugisha cyane. Turabashimira kubera ko abantu mugenda mudukurikira kuri YouTube. Imana ibaha umugisha. Ariko n'abifuza kubana natwe live kuri Zoom, byaba byiza rwose mujoininze Zoom yacu mu gitondo tukabana. Ubu bishobokera, hari nimero ya telefoni ibiri aho kuri YouTube, mwatwandikira tukabaha link kugira ngo mujye mubana natwe kuri Zoom dusengane. Biba ari byiza cyane. Yesu rero abaha umugisha, kandi mukomeze musharinge link ya YouTube n'abandi kugira ngo bakomeze gukurikira ijambo ry'Imana n'isengesho tuba twasengeye hano. Ndabizi ko biba byadufashije, biba byatwubatse, n'abandi bishobora kubagirira umumaro mu gihe babashije kumenya amakuru y'ibibera hano. Imana rero ibaha umugisha mwinshi cyane. Nagira ngo nakire Sister Justine adusengere, ashima Imana kubw'iki gitondo, azamura isengesho, ashimana Imana natwe twese, umwe wese aherereye, ashima Imana ku bw'iki gitondo cyiza Imana iduhaye. Dusengere n'uyu munsi, ubundi tuze gusangira ijambo ry'Imana iminota mike. Turi mu cyumweru cya Pasika, ubwo twibuka urupfu no kuzuka by'umwami wacu Yesu Kristo. Rero Imana idushoboze, kandi Imana iduha imbaraga zo gukomeza kwibuka urukundo Imana yatugiriye muri Kristo Yesu. Yesu rero abaha umugisha. Karibu Joseline, uzamura isengesho. Imana iguha umugisha, Imana ibagire neza, n'abandi twese dufatanye nawe. Uwiteka Mana nziza, Uwiteka nyambara ku ngoma, Mana ishinzwe byose, Mana y'icyubahiro, Mana y'urukundo. Turagushimye Papa, turagushimye kubw'uyu munsi, turagushimye kubw'iki gitondo, tugushimiye neza yawe Mwami, tugushimiye gukora kwawe, tugushimiye ubuntu bwawe Mwami bugeretse ku bundi. Imana tuguhaye icyubahiro muri iki gitondo. Uwiteka turagushimye kubwo igitangazo dukoreye, kuba twabyutse duhumeka umwuka w'abazima, kuba turiho. Turagushima Mwami w'abami, turagushima nyagukora ku ngoma, turagushima Papa, turagushima mubyeyi wacu. Igikorwa dukoreye ni igikorwa umuntu atadukorera, ni igikorwa tutatangaho ikiguzi kugira ngo tube twabyuka, ni igikorwa tutabona ikintu twatanga kugira ngo tubyuke duhumeka umwuka w'abazima. Uwiteka ni imbabazi zawe Mwami. Turagushimye Mwami, turagushimye mucunguzi wacu, turagushimye ko watubereye maso, turagushimye Papa, turagushima ko wadutoranije mu magana y'abapfuye, turagushima ko wadutoranije mu magana y'abarwayi, turagushima ko wadutoranije mu magana y'abafite ibibazo, turagushima ko wadutoranije mu magana y'abantu bose bihebye. Iki gitondo ukaduha igitondo cyiza, ukaduha igitondo cy'umunezero, ukatugirira neza Mwami. Turagushimye Nyiringabo, turagushimye mubyeyi wacu, turagushimye Papa, tuguhaye icyubahiro kuri uyu munsi Mwami. Turagushimye kubw'umwuka uduhaye, tukabasha kuvuga ijambo ryawe, tukabasha kumva gukora kwawe, tukabasha kubona ineza yawe. Turagushimye kubw'uyu munsi Nyiringabo, turagushimye kubwa buri wese Mwami wabyutije amahoro, turagushimye Mwami kubwa buri wese wongereye umunsi wo kubaho. Oh haleluya, reka uyu munsi Mwami tunezererwemo, uyu munsi tuwishimiremo, uyu munsi turamye b'Imana, tumwimbaze b'Imana. Utwo ni umunsi udasanzwe ku buzima bwacu, ni umunsi udasanzwe mu mibereho yacu, ni umugisha ukomeye, ni umugisha ufatika. Oh haleluya, turagushimye Papa, tuguhaye icyubahiro Mwami. Nyemerera Data Mwami muri aka kanya, ubwo tugiye
tugiye kumva ijambo ryawe ukangura imitima yacu mwami, imitima buri wese, imitima y'abamama, imitima y'abapapa, imitima y'urubyiruko, imitima y'abana bato mwami, ikangukire kumva ijwi ryawe, ikangukire kumva icyo utwigisha, ikangukire kumva icyo tubwira. Uwiteka Nyiringabo, iri funguro ry'igitondo tugiye gufata ritubere ifunguro ryiza, ritubere ifunguro ritunga umuntu wacu w'imbere, ritubere ifunguro ritubyibushya, ritubere ifunguro ryiza mu buzima bwacu, ritubere ifunguro mwami. Twarabibonye ubwo Satani yageragerezaga Yesu amubwira ngo aramuha ibyo kurya, amubwira ko umuntu adatungwa n'ibyo kurya gusa, ahubwo atungwa n'ijambo ry'Imana. Nyemerera iri jambo turi bwumvire hano mwami, ritubere umugisha, ritubere ibyo kurya bidutunga, ritubere ibyo kurya bidufitiye umumaro, bitubere ibyo kurya biryoshye turyoherwe nabyo. Uwiteka Nyiringabo, turagushima kubw'ijambo ryawe. Urakoze papa, urakoze Nyiringabo, urakoze gitare cyanjye. Twemerere mwami muri aka kanya mwami, utugirire neza, wumve gusenga kwacu, wumve gusenga dusengera ahantu. Ni ku ijambo rye rivuga ngo nitwicisha bugufi tugasenga ngo uzatubabarire igicumuro cyacu. Mwami Nyiringabo, reka iki gitondo twumve uri mu ijuru, wumve gusenga kwacu, tubabarire igicumuro cyacu, tubabarire ibyaha byacu, utubabarire mwami buri kintu cyose cyatuma utumva gusenga kwacu, utubabarire ikintu cyose cyadutandukanya nawe, utubabarire Nyiringabo, utubabarire data gitare cyanjye. Nuko mwami ngo numara kutubabarira igicumuro cyacu ngo uzadukirize igihugu n'itorero. Twemerere Nyiringabo muri iki gitondo, wumve gusenga kwacu, tubabarire igicumuro cyacu, utubabarire mwami, udukirize igihugu, udukirize itorero, udukirize imiryango, udukize mwami ikibi cyose, udukize mwami ikiturwanya n'ikitugenza, udukize mwami ikiduca intege, ikitunamura, ukidukiza icyubahiro n'ikibi cyawe, mu izina ryawe Yesu Kristo senze twizeye, amen 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 amen. Urakoze cyane, Yesu aguhe umugisha, Yesu akugirire neza. Imana ibaha umugisha. Abaje nyuma turabakiriye kuri Zoom. Yesu abaha umugisha mwinshi cyane. Twongeye kubibutsa ko twahinduye amasaha yo gusenga, tuzajya dutangira saa 12:30 za mu gitondo. Rero muhawe ikaze. Ndabizi benda bamwe baba bari kujya mu kazi, ariko icyiza cya Zoom cyangwa se izo platforms online, ushobora gukurikira amateraniro uri mu rugendo ugenda, washyiramo ekutere mu matwi ukumva ibisengesho, ugasengana natwe kandi ukumva n'ijambo ry'Imana. Rero mushishikare mukomeze gutumira n'abandi wenda batamenye izi mpinduka z'amasaha, basharinge Zoom, basharinge link kugira ngo nabo bajye babana natwe mu gitondo. Ni iminota mikenya ariko y'umumaro ku buzima bwacu. Rero abaje bwa mbere turabakiriye, niba ari irya mbere ubanye natwe, uhawe ikaze rwose muri morning prayer. Imana iguhe umugisha kandi Imana ikugire neza. Nabo tutaherukanaga mwese, Yesu abaha umugisha kandi Yesu abagirire neza. Nk'uko twatangiye tuvuga, icyumweru ni icyumweru cya Pasika. Pasika itwibutsa urukundo Imana yadukunze muri Kristo Yesu. Twibuka gupfa no kuzuka by'umwami wacu Yesu Kristo. Iki cyumweru cyose rero turakomeza gutekereza ku rukundo rw'Imana. Imana yadukunze, Imana yatugiriye neza. Iyo ataba bino bihe nyine bya Pasika byo gupfa no kuzuka kwa Yesu, byari kutugora cyane gusobanukirwa urukundo Imana yadukunze. Ariko dushimira Imana cyane ko Imana yatugiriye ubuntu muri Kristo Yesu. Rero ijambo ry'Imana turi busome uyu munsi riri muri Luka igice cya 22, niho batangira kutubwira amakuru y'ibyerekeye Pasika. Luka igice cya 22 ku murongo wa mbere, Bibiliya avuga ngo nuko iminsi mikuru y'imitsima idasembuye yitwa Pasika yendaga gusohora. Abatambyi bakuru n'abanditsi bashaka uko bamwica kuko batinyaga rubanda. 3, Satani yinjira muri Yuda witwaga Isikariyota, yari mu mubare w'abo 12, aragenda avugana n'abatambyi bakuru n'abatware b'abasirikare uko azamubagenzerezaga.
baranezerwa, basezerana kumuha ifeza, aremera, maze ashaka uburyo yamubagenzereza rubanda rudahari. Nagira ngo mbibutse gatonya, Pasika ntabwo yatangiranye n'isezerano rishasha. Pasika yatangiye kuva mu isezerano rya kera, ubwo Abisirayeli bari muri Egiputa. Muribuka histoire ukuntu Imana yabwiye Mose, iramubwira ko bakwiriye kubaga umwagazi w'intama, bagafata amaraso bakayashyira ku miryango, haleluya, kugira ngo marayika wari uje kurimbura abana bo muri Egiputa bose nasanga ngo ahantu hari amaraso ku muryango wari we uriho amaraso y'umwagazi w'intama, urupfu rwarasimbukaga aho hantu. Muranyumva neza? Kuva icyo gihe rero bakomeje kwizihiza Pasika. Imana yagiye ibaha instructions z'ukuntu bagomba gutegura Pasika kugeza n'uyu munsi. Ibintu byari mu isezerano rya kera, ariko byari bifitanye ishusho n'ibyo Yesu yagombaga kudukorera muri iki gihe cyacu. Ni ukuvuga ngo umwagazi w'intama yagombaga kubagwa, amaraso akameneka kugira ngo Abisirayeli babashe kurindwa. Kandi Bibiliya iratubwira ngo umuntu wese wubahirije ayo mabwiriza agafata amaraso akayashyira ku muryango, uwo ari we wese, niyo yabaga ari umunyegiputa wamenya amakuru, wafataga amaraso akayashyira ku muryango, urupfu rwaramusimbukaga. Yesu ashimwe cyane. Rero uyu munsi iyo twibuka Pasika, natwe twibuka umwagazi w'Imana, umwagazi w'intama ari we Kristo, watambwe ku musaraba, wabambwe ku musaraba, amena amaraso. Umuntu wese uri ikimenyetso cy'amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo, nta rupfu ruzamugeraho. Urupfu tuvuga ntabwo ari urupfu rw'umubiri, ni urupfu rwa kabiri, ubwo abapfuye bazazuka, abafite Kristo muri bo bakazukana ubugingo buhoraho. Rero Yesu yatubereye Pasika. Yesu yaraducunguye kubw'amaraso yatanze ku musaraba. Ariko impamvu nsomye ahangaha, nagira ngo mbibutse, rimwe na rimwe hari ibintu bitubaho tukibaza ngo ni ibintu bidutunguye. Uyu Yuda bise Iskariyoti, hano Bibiliya yatubwiye ngo yari umwe mu bigishwa ba Yesu. Ni ukuvuga ngo yari umuntu uri hafi cyane, uri mu ntumwa za Yesu, ariko aba ari we ugambanira Yesu. Nubwo Bibiliya imwita umugambanizi, yagambaniye Yesu, ariko muri plan y'Imana, muri gahunda z'Imana, Imana yari yarateguye n'ubundi ko hagomba kubaho umuntu ugomba kugambanira Yesu. Yesu agafatwa n'abatambyi akajyanwa kugeza ubwo Yesu yagombaga gupfa. Rero hari ikintu byanyigishije muri kino gitondo. Hari ibintu bitubaho, hari igihe abantu batugambanira koko, hari igihe abantu batwifuriza ibibi, ariko batekereza ko bari kutugirira nabi, ariko bari kudusunikira mu mugambi w'Imana. Nagira ngo aka kantu muri kino gitondo uze kukumva neza. Ibintu bibi byose bitubaho, by'ukuri ntitukajye tubireba nk'ibibi, ariko dutekereze ko no muri ibyo ngibyo harimo umugambi w'Imana ku buzima bwacu. Hari igihe umuntu akwanga, hari igihe umuntu agusuzugura, hari igihe umuntu agutesha agaciro, yibaza ngo ari kukugirira nabi. Ariko ngufitiye inkuru nziza muri kino gitondo. Ntabwo umuntu wagusuzuguye yakugiriye nabi, ntabwo umuntu wakwanze yakugiriye nabi, ntabwo umuntu yagutaye yakugiriye nabi. Muri ibyo byose harimo umugambi w'Imana ku buzima bwawe, kuko Yesu n'ubundi yagombaga gupfa, Yesu yagombaga kuducungura. Ariko kugira ngo bigende neza, hagombaga kubaho umuntu witwa Yuda ugomba kumugambanira kugira ngo isezerano ryo kuducungura risore ku buzima bwacu. Reka nkubwire, uwo muntu ukwifuriza inabi yibaza ngo ari kukwifuriza inabi, ariko ari kugusunikira mu isezerano ry'Imana. Hari umugambi mugari munini cyane uri ku buzima bwawe. Birashoboka ko inzira yo kuwunyuramo hari umuntu ugomba kukugambanira, hari umuntu ugomba kukuvuga nabi, hari umuntu ugomba kuguhemukira, ariko bikagusunikira mu masezerano yawe. Iyo soma Bibiliya, ndababwiza ukuri, hari abantu benshi cyane muri Bibiliya bageze ku bintu bikomeye, ariko banyuze mu bibazo, banyuze mu ntambara, banyuze mu bigeragezo, banyuze mu bintu bidasobanutse, ariko muri ibyo bidasobanutse Imana ikabikuramo umugambi mugari ku buzima bwacu.
ndagira ngo ubwire rero ngo ibyo uri kuracamo uyu munsi ubona bisa nkaho bikomeye, ubona bisa nkaho nta shusho bifite, ubona bisa nkaho nta cyerekezo bifite, humura. Muri ibyo byose uri kuracamo uyu munsi harimo umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Yuda yagiye kwakira amafaranga azi ko wenda ahemukiye Yesu, ariko yari ari gusohora umugambi w'Imana wo gucungura ubuzima bwacu. Rero ba Yuda ntaho bagiye, abaduhemukira ntaho bagiye, abatwifuriza ibibi ntaho bagiye, ariko ibyo byose bagambira gukora mu buzima bwacu ntacyo bizadutwara, nta nicyo bizatugira, ahubwo bizadusunikira mu masezerano y'Imana ari ku buzima bwacu. Imana ishimwe cyane. Rero ibibi byose bikubaho ntukabibone nk'ibibi, ahubwo ujye utekereza ngo muri ibi bindi kureba nta mugambi w'Imana uri ku buzima bwanjye. Urugendo rwa Yosefu rukubera isomo rikomeye cyane. Yosefu yagiye anyura mu bibazo bikomeye, atabwa mu cyobo, aragurishwa, ageze muri Egiputa yisanga muri gereza, ava muri gereza. Aho hose urwo rugendo rwose yakoraga, Imana yari ifite isezerano ko Yosefu azaba umuntu ukomeye, agafasha bene wabo, agafasha abanyegiputa, agafasha isi yose, kuko Imana yari yarabitegetse ku buzima bwiwe. Rero mwene data umurikiye muri kino gitondo, reka nkwibutse ngo isezerano ry'Imana riri ku buzima bwawe Imana izarisohora. Bishobora kunyura mu nzira zikomeye zikakaye, ariko icyo nzi cyo nuko icyo Imana yategetse, icyo Imana yasezeranye ku buzima bwawe, Imana izagisohora mu izina rya Yesu. Rero ntutinye, ntucike intege, ukomeze kuba imbere y'Imana, ukomeze kuba imbere y'Imana. Muri ibi bihe turimo bya Pasika, bikomeze kugusunikira gutekereza ku rukundo rw'Imana n'imbabazi Imana yakugiriye muri Kristo Yesu. Naho ibyo Imana yavuze, Imana izabisohora aho byanyura hose, inzira zose byacamo, uko byagenda kose, Imana izasohora icyo yavuze ku buzima bwawe. Rero Yesu abaha umugisha, kandi Yesu abagire neza. Dukomeze gutekereza ku rukundo rw'Imana, ntidutinde kubitubabaza, ntidutinde kubiduca intege, ntidutinde kubishaka kutunaniza, ahubwo twebwe dukomeze guhanga amaso icyo Imana yavuze ku buzima bwacu, naho ibindi byose Imana izagenda ibigenza neza. Yesu abaha umugisha, kandi Yesu abagire neza. Reka dusenge. Mana, turagushimiye kubw'iki gitondo cyiza, igitondo kidasanzwe, igitondo cy'umugisha ku buzima bwacu. Turagushimiye ko Mwami mu bitubaho byose ububizi. Yesu ajya kujya mu bihe bya Pasika yagambaniwe n'umwe mu ntumwa ze, ariko ibyo Yuda Isikariyote yakoze kwari ukugira ngo isezerano ry'Imana risohore ku buzima bwacu. Turagushimiye rero muri kino gitondo Mwami, reka natwe ubwo turi hano kuri kino gicaniro, na bene data badukurikiye kuri Zoom no kuri YouTube, Mwami, buri muntu wese ari kunyura mu bihe bikomeye, reka sobanukirwe ko ibyo bihe byose biri kumuganisha mu isezerano riri ku buzima bwiwe. Ntihagire umuntu ucika intege, ntihagire umuntu unanirwa, ntihagire umuntu yumva ko ubuzima bumuremereye, oya, ahubwo Mwami Imana, muri ibyo byose tunyuramo, dukomeze gutekereza ku rukundo rwawe, dukomeze gutekereza ku mugambi wawe munini cyane uri ku buzima bwacu. Ndasengeye bene data bari kumwe nanjye hano, ubagirire neza, ukomeze kubiyereka Mwami, buri muntu wese ashishikare guhishurirwa urukundo n'imbabazi watugiriye muri Kristo Yesu. Uyu munsi wose turawusengeye Mwami, ubane natwe, tugirire neza. Abagiye mu kazi ubaha ubwenge na esprit d'excellence mu bakora byose Mwami, umwuka w'ubwenge ubabeho, umwuka wo guhishurirwa ubabeho mu izina rya Yesu. Abari mu mirimo itandukanye Mwami, bose ubagirire neza, n'abadafite ibyo bakora, n'abadafite akazi Mwami, ubakingurira imiryango Mwami Imana, babashe kubona ibyo gukora mu izina rya Yesu. Umugisha wawe kuri twebwe, ube ku miryango yacu, dukomeze kurindwa n'imbaraga zawe. Ejo mu gitondo uzongere kutugarura hano, twese turi amahoro kandi dushima izina ryawe. Icyubahiro gikomeze kuba icyawe ubu n'iteka ryose, mu izina rya Yesu Kristo dusenze kandi twizeye. Amen, amen, amen. Abera tuvuge ngo amen, amen, amen. Imana ibaha umugisha, kandi Imana ibagire neza. Tuzakomeza ejo mu gitondo saa 12:30, tuzaba dutangiye kuri Zoom no kuri YouTube. Imana ibaha umugisha, kandi mutumire abandi, musharinge link ya YouTube n'abandi baze gukurikira.
Yesu abahe umugisha, mugire umunsi mwiza, mwarahezagiwe, dusezerane tuvuga ngo shalom shalom. Shalom, shalom. Shalom.